babigiramo uruhare. Arindaho batuma hose batura i Gosheni. Mu myaka yose babaye i Gosheni bumvaga ko bahabaye atari kubw'imbabazi, bahabaye ku bwa se wabo Yakobo. Ngigiye Yakobo yapfaga nibwo bahagurutse bajya gusaba imbabazi. Uzaharanire guhabwa imbabazi wagizemo iki uruhare. Nawe usabwa kubabarira, urasabwa gutera intambwe, ugahura n'umujugujugu, ugahura n'intosho yitwa kubabarira utagusabye iki imbabazi. Kandi kubabarira si amagambo. Niba ubabariye uwakwiciye uba ukumuzi. Kubabarira bijyana n'ibimenyetso. Uwakwiciye, harimo abantu bazi kubwica ni yize, uziko babwishe n'ubwanjye we yewe. Ariko Imana ishimwe, nabonye unyemera. Mwishimire yera, nabonye unyemera. Uziko bambenze, barambenze Disi, kandi nta upfata mwaye. Kanyihanaguze numva uko bimera. Kuntu kavamo rero biraryoshye, urakuramo kamera. Watumaramo ukurura kabisa. Byose ni inyungu z'agakiza tu. Cyari uzi ukuntu twihanaguraga se. Ngira udusume, ngiye kwigisha baratuma, ariko kuko aribwo nkivayo sinjya nibuka kukagendana. No mu modoka ari hari akamera ikombo n'umuntu agafashe na mikrofone mba mbona ari byiza, ariko ndabyiwe ngiye nibwo nkivayo. Murumva no kuvuga nyine ndacyavuga mfatiraho nihunga, sindamenya kuvuga nk'abashumba ati haleluya. Nibwo ngivayo. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Imana idushoboze kubabarira, kandi niba tunababariye dukora ibimenyetso by'uko twababariye. Umuntu nakwicira ubukwe nibaguhe nubona umusheri umutumira atari kugira ngo umucyurire cyangwa ubimwereke, ahubwo umushyire no kuri table d'honneur. Umutara gusuye warabyaye kandi yaragombaga kuba uwa mbere, weho nabyara umusure umubabarire, umwogereze umwana, namugurire pampa. Nibwo nanjye ntangiye kuzigura ku mwana wa gatatu wa kane pampa. Neno madamu muvuge ngo kagira inkuru. Dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe. Madamu aherutse kumbwira ati sheri uzane ranjeti. Sinari nzi ranjeti rero icyari cyo. Ngira ngo ni ibindi biryo kuko yari yatangiye kurya. Anumye arahinduye avuye kuri serelake ageze kuri ranjeti. Ranjeti ntabwo nari nzi cyane, ariko mwumva ko byanze bikunze nta handi ndi buyigurire ari muri alimentation. Mba ninjiye muri alimentation navuga ati rero ntukajye wiyemera. Haba harimo abantu burya bambaye udupira tw'alimentation, ujye ubabwira icyo ushaka bakurangira aho kiri. Baravuga ati kandi ubwaho ninjiye pasiteri Inzahuke, ubwo nanjye ntanihagarara nyine ati maranjeti. Rero mbona kuna giteruye, mbona kiraremereye. Baranadutwaza rero, ari ahantu baradutwaza, ntago ari hahandi ugura utibika. Kugira ngo nkubwire ko ingendo ugenda yerekana icyiciro urimo. Ibintu uvuze ingendo ugenda yerekana icyiciro. Ingendo ugenda yerekana. Ntumukoreho, ariko umuntu kwegereye mureba tugenda utewe ugenda.
ingendo ugenda yerekana icyiciro igize gute. Kandi reka mbabwire ikintu cyantangaje, nta shuri ribaho ryigisha abakiri uko bagenda, nta ribaho. Iyo bije uhita umenya ko bagenda gake. Ikindi cyantangaje, iyo uri umukene bakwita karori, amafaranga yaza nawe ubisabye baribwiriza bakarishyira mu cyongereza bosi Charles. Ndabasengeye uretse yeri zadushoboza muri iki gitaramo kugira ngo tubashe kwera imbuto, iduhe na kashi. Ntago mubyumvi, Imana iduhe no ku mafaranga. Ngo umupasiteri uvuze amafaranga ndayavuze, mwarasatse baba hano makara. Ubu wajya uhagarara kuri kashi Pawulo aseka umuriro bawugushyiriramo. Imyenda mwambaye yaguzwe n'iki? Ejo bundi abana nibajya ku ishuri tuzajyana broderi ziriho iki? Imana yaduhe. Yatumye ngura ranjeti weho amafaranga. Neno si baba baramerekeje, sinjye wabonye ngera mu modoka bakibiterwa nese shori intoki muri envelope nkuramo cya kinumva cyarase mwana wanjye agiye kurya ry'amabuye ko numva iki kintu kire pfunduye sanga ni twa dupapuro bamuhanaguza turimo amazi. Ya ndavuga ati ranjeti ni ranjeti koko. Ariko munshimire yera, munshimire buhamya bw'uko nakoze ubukwe nzabuvuga nazanye na madamu. Reka twikomereze. Imana yampaye umudamu barambenze, aranyemera, murusha imyaka 13, kandi nge sinigeze mubeshya. Namubwije ukuri ko ntagira data na mama, nejejwe ku mutima no mu mufuka no ku miryango, ahantu hose nejejwe. Bimwe ngo ujyana ngo umusheri kumwereka ba nyokorumena ntisinafite iyo mujyana kereka bamushyira imbobo, nizo nari nziranye nazo. Bakamubwira ngo aka gasaza kazakumarira iki kukiri muto. Ni ukuri nari nshaje, ntago babishyaga. Narahuye n'itabi ryarankamuye, nge naracomye, mushumba narirashe ibikoresho, kwirasa ntago wamenye ibyari. Babyita kuroringa mwana, bumva ndi gukuramo imbuto. Ko n'agapapuro bita rica. Kandi umaze gucoma uhita ufata ingendo zawe, cyo bita bawusi. Ese ubwo baba bamaze gucoma ukajyana ha Babiloni, tufata ingendo zawe. None wagendaga nk'indara nk'iniga, asigaye agenda nk'abapasiteri. Nabyo ni ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwe. Soreze kuri aka kabuto kitwa kubabarira. Urasabwa kubabarira, urasabwa kubabarira. Jenoside irangiye mfite mushiki wa papa wasigaye amaze kumbona yaranezerewe, bati Imana ishimwe. Imana yarambwiye ngo ntago umuryango we wawe unyuzazima, hari akisengeneza kawe nahisha ahantu. Bandatarutse 9/6 arambona, aranezerwa n'amarira menshi k'iby'Imana amubwiye ibishoje. Aranyicaza, yakijijwe mbere ya jenoside na nyuma ya jenoside abo mu Kristo mwiza. Arangije arambwira ngo mwana wanjye, abatwiciye barafunze, bishe sokuru,
abishe barumuna bawe, abishe ba nyogosenge bari hakurya ahangaha hano ku karere hariya muri Kamonyi mu cyahoze ari Taba. Tujye kubababarira, nkujyaneyo tubababarire. Kandi ntago tugenda gutya, turabatekera, teka imyumbati, ibijumba, ibintu byo mu cyaro. Abantu bari mu cyaro icyo gihe, mwibuke inzira mu masaa 5 zabaga zijya kuri za komine. Murabyibutse utudobo tw'umweru, nanjye na shangaze tujya ku murongo, turagemura, tugemuriye abatwiciye. Tugeze turabasaba, barabaduha, kuko twe tuje gusoza gahunda za leta z'ubumwe n'ubwiyunge. Barabaduha, turicara, turabaganiriza, turabagaburira ngo barye, tubabwira ngo mwihane, mubabarirwe ibyaha byanyu mwakoze. Bakanga no kubirya, bigasaba kusuka kwisiniye hose ugakoramo, kugira ngo atabona ko washyizemo tangawizi nyinshi. Washyizemo hose ugakora kugira ngo abirye. Uwo ndi gusangira nayo ngo twagiye kubabarira, arimo aratubwira ngo sokuru wawe sha namuciye ibitsi turya inka ze, yamaze iminsi 4 ku gasozi, abona gushiramo umwuka. Uwo ndi arimo araduha ubuhamya bw'uko bari umuna banje bapfuye. Yaramufashe, kari gafite imyaka 6, akagakobwa, akagahungu kari gafite imyaka 4. Todos Anatofili amwati naramufashe mbashira hariya tubatera amabuye, nta nubwo bazunguje ngo bakubite ku gikuta cyangwa bakubite ubuhiri, babarunzeho amabuye ngo inzoka zicishwa amabuye nizikura muzice zitazabarya. Ngo gashikikanye k'imyaka 6 ngo gashiramo umwuka. Uwo ndi kubibwira turimo, uri kubimbwira turimo turasangira, ngashiramo umwuka akavuga ngo nimutubabarire mwitwica, ntago turi inzoka, nidukura ntituzabarya. Ashiramo umwuka, ndasabwa kumubabarira, nta mujugujugu urimo, ndasabwa kumubabarira, tansabye imbabazi. None uwo umuntu aragukandagira, ariko nta byiza kigira, agukandagiye ku murongo gusa. Arangiza ngo mu ijuru tuzicara hamwe. Urabona wakwicara hamwe na Stefan, urabona wakwicara hamwe na Yesaya bakereye mu giti, urabona wakwicara hamwe, umva muko, urabona wakwicara hamwe na Esther wageze ibwami ntakura amenyo. None we tumukura amenyo, tumukwe buragenda uyarandamuza muri ko mbabaze, ukurandamuza amenyo naza kukwishyuza azakoresha iki? Dusenge Imana. Haleluya. Ntacyo data atakoze, turasabwa kwera imbuto, turasabwa kwera imbuto. Nimuguma muri nge 5, amagambo yanjye akaguma muri nibwo muzabasha kwera imbuto nyinshi. 6, ishami ryose ritera imbuto rirahwanyuzwa, rigahambirwa, rikajugunywa mu muriro. Kandi hari impamvu rihwanyuzwa, nuko rikomeje kubangamira iryera. Ndakwifuriza ko wakwera imbuto. Ririmba, titiza, wera imbuto, tanga amaturo, ubaka isengero, terana ariko wera imbuto. Umva muvandimwe mu Kristo mwene data, twabanye muri iki gitaramo, Imana irashaka ko twera imbuto, nibwo tuzaba turabigishwa nyakuri, baririmbyi, twera imbuto. Pawulo aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ni uzadushoboza kwera imbuto mu izina rya Yesu. 5:8 ugeze mu rugo uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17 urasanga ari umugani Yesu yaciye w'umuzabibu n'amashami yawo. Reka dusome, abafite birimeze nk'yanjye ni ku rupapuro rw'111 mu isezerano rishya. Yohana 15:8 haranditse ngo
ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana idufashe cyane, amen. Reka nongere nsubiremo, haranditse ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana idufashe cyane, amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kumenyana. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana n'abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa na se. Abana banjye turasa, kandi mbishimiye umwana, kuko mu bintu bimwe Imana yankoreye binezeza nuko mu muryango. Haleluya, haleluya. Hari impamvu ndumva nishimye cyane, turanezerewe kubana namwe. Ndi umupasiteri, nkora mu itorero rya ADPR, mbarizwa muri paruwasi ya Muhima ku itorero rya Kamuhoza, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Dushimiye Imana kuba hano mu Giporoso tuhavuga ubutumwa, kuko twahabaye turi mu bindi, tuhatarasa, twarakubiswe, isi yaratubabaje, yaradukaranze, ariko Mana ndagushimye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Aha muri korodoro habereye udutendo, hepfo hakajeke, ukahita wambuka nibo y'Igiporoso, ukahita ucirika mu Gashiha, mu Myembe, ukata Migina, mbese ariko aho ngeze narazahajwe n'amateka n'ibyaha, ubu ndimo ndahagera mvuga Kristo. Nyuma y'iyo mikakaro n'iyo mibabaro, inote ziradushirana mwana, zaje gushira. None nisanga ndi imbobo y'imihanda, Kristo yamfatiye Nyabugogo, ndi mayibobo, ariho ngangika kwa Braza Kundagara. Twari tuzi ko amafaranga azahoraho, 9,7,9,8 tuyapfusha ubusa. Twari abapeti, nta babyeyi ngo batugire inama, n'ibikomere by'amateka. Ibyo byose bituma twisanga mu buzima tutari dukwiriye kubamo. Naje gukanguka ndi mayibobo yibera imihanda, igangika imihanda, ariko kuko Kristo ari urukundo, asanga ku mihanda, ampagakiza. Amaze kumpagakiza abona ntibihagije, amamagarira umurimo mwiza wo kumwamamaza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndumva ari ibyo ngibyo, naho izina ry'ubuzahari ryavuye. Ubundi ni ijambo ryanditse muri Samweli, ngashinga ibuye ryite Benezeri, ngo bisobanurwa ngo yaratuzahuye na bugingo n'ubu. Hazahuka rero uwari warazahaye, kandi kuzahara kurimo uburyo butatu. Hari ukuzahazwa n'amateka, hari ukuzahazwa n'igihe, hari ukuzahazwa n'ibyaha. Shimiye Kristo wanzahuye mu mateka, akankura mu kuzahazwa n'igihe, akankura mu kuzahazwa n'ibyaha. Ubu nkaba ndi icyaremwe gishya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Kandi icyo nshimiriye umwami, icyo nshimiriye umwami, waba warize waba utarize, waba urya ifiriti n'amakaroni, undi akubita capati n'ibishyimbo, waba urya impungure, undi akubita voka n'ikijumba, twese dusangiye izina rimwe, twitwa kuba Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndabimushimiye ko yanzanye mu muryango w'abana b'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amateka rero ni menshi, ubuhamya ni bwinshi. Ubw'Imana itwemereye ko tugera aha, buriya tuzongera tugaruke, tujye tugenda dukubita. Mbese ubuhamya busigaye ari ama episode, kubona aho umuntu ahera ni danje mbese. Ariko reka twiganire ku ijambo ry'Imana. Uyu mwaka Imana yankinguriye imiryango yo kugera mu yandi matorero mvuga ubutumwa. Rero ninaha ndahageze, mperuka ku cyicaro cyanyu Kibagabaga, mperuka Cyangugu kuri diyoseze ya Cyangugu, none ninaha ndahageze we. Ariko uziko byemera. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Turishimye. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana dukoresheje igihe dufite.
dufite dusomye ijambo ry'Imana dusanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo w'8. Tuhasanga amagambo yavuzwe na Yesu bwe ku giti cye, aravuga ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye, mukaba bigishwa banjye. Ubundi ninjiye mu mateka y'umwanditsi, ndagira ngo nkwibutse kuhereye ku gice cya 12 cy'ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana kugera kuri 21 ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma. Reka subiremo iki gitabo cyiswe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana kuva ku gice cya 11 kugeza kuri 12 kugeza kuri 21 ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma. Kandi nagira ngo mbibutse mu buzima busanzwe muri societe, mu miryango tubarizwamo, iyo umusaza yashaje cyangwa mvugo z'iki gihe yarangije urugendo yapfuye, usanga abantu baje kwitabaro babaza ngo mbese ninde wari uri kumwe na muzehe ashiramo umwuka. Ukagira ngo baragira ngo bamubwire ngo pole, ukagira ngo ngenge ihangane muzehe yarangije urugendo muri kumwe. Naho baragira ngo bamubaze ngo ijambo yavuze rya nyuma ni irihe, byumvikane ko ijambo rya nyuma mu by'umukuru mu muryango cyangwa umusaza riba rifite agaciro. Haleluya, haleluya. Natwe rero muzehe wacu ari we Jesus yagiye avuze. Yesu ashimwe cyane. Umukuru mu muryango yagiye agize gute avuze. Muyo yavuze rero harimo n'iri rivuga ngo ibyaba byiza nuko mwakwera imbuto, ibyo nibyo byubahisha data, mukaba bigishwa banjye nyakuri. Ni igitaramo cyateguwe n'abaririmbyi. Iyi minsi yose turi imbere y'Imana dutarama. Abaririmbyi Imana ibaho umugisha mwinshi, ndetse n'itora abashumba baduhaye umwanya ngo tuze gutarama. Ubundi tugiriwe ubuntu nuko uyu mubumba ari danje twirirwa tuwukata waducanze, ariko ubundi tugiriwe ubuntu twajya duhera ku wa mbere iminsi 30 igashira tugatangira izindi 30 turi imbere, niyo yaba isaha imwe ariko tukahagera. Abantu bavukiye mu cyaro, tureba abantu bavukiye mu cyaro batavuye uzi ko ari benshi. Abantu bavukiye mu cyaro, reka mbibutse mwacanye, abantu bebe bacanye barimo bahushe mu ziko ngo reka mbibutse wafataga urukwi rumwe rutumye ukarushyira hagati y'izumye rukaka rufinina, ariko amaherezo rukagira gute rukaka. Meri wacu yabyibutse. Natwe twirirwa kuri iyi si yadukaranze, yadusekuye, abo bosi yakujeho, abo Sofia zafotoye, abaraburije, abo byacanze, abahombe aho abandi bungukiye. Mbese uyu mubumbu wadukaranze tukagera bugufi bwaya ahangaha. Nubwo waje wumva nta gatege haba mu mwuka no mu mubiri, ariko iyo wahageze ukubitana na tatu bafashwe na kiduka wagize gute wafashwe. Niyo mpamvu wandikiye Abaheburayo yavuze ngo uko iyo minsi mibi irushaho kubasatira, aba ariko muzakumbura guterana. Baririmbyi Imana ibaha umugisha, mwaduteguriye iminsi yo gutindana n'Imana. Amen. Ageze ku murongo wa mbere nari ndimo nkusoma, sanga yavuze neza. Yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawuhingira. Munyemere se nkuvuga aka kajambo gato kavuga guhingira. Ubundi umuntu ahingira icyo yamaze gutera. Bivuga ngo ujya muri pipinyeri ukagemura urugemwe ukarujyana mu murima ukarutera. Urwo rugemwe wamaze gutera nibwo ukurikizaho umurimo witwa guhingira. Muri uko guhingira hari ugusira icyo giti, nyuma y'ukwezi kumwe ukabona ko gikeneye ifumbire mvaruganda, ukagenda ukayigura ukaza ukayishyiraho, ukaba wagaruka ugasanga ko gikeneye umuti.
hari udusimba cyangwa udukoko turi kuza tukangiza icyo giti wateye, ukaba wagenda ukagura umuti, ukagura n'ipompe, ukaza ukajya utera kuri icyo giti, kuri ayo mababi. Hari n'igihe ugaruka kugisura ugasanga kigeze aho kigomba kubagarirwa, ukaba waza ukakibagara. Hari n'igihe ugisura ugasanga abana bari gukina ibya papa na mama, bari kugicaho amababi ngo ni amafaranga. Aya mafaranga nayo ni danje, n'abana barayazi we, kugera mu rwego baca amababi bakayita amafaranga, kandi barimo barangiza icyo giti. Reka mbibutse babandi bavukiye mu cyaro, igihe mwavomeshaga indobo cyangwa ibibindi cyangwa amasafuriya, mwacaga amababi yo kuvika mu ndobo kugira ngo amazi atagira gute, adacubangana. Ibyo byose muri gukora, muri kwangiza cya giti cyatewe na wa mugabo. Akaba yatanga amafaranga, agaca imbariro, bakaza bakubaka kuri cya giti kugira ngo kidakomeza kwangiza. Natinze ibyo byose arabikorera igiti yateye muri rya jambo ryitwa guhingira. Icyanejeje ni iki rero? Muri iri jambo rivuga guhingira harimo kuzana ifumbire mvaruganda agashyiramo, hariho kubagara, hariho gutera umuti. Hari n'igihe areba akabona ni igihe cy'izuba, akiyumvisha ko agomba kuvomerera 2 cyangwa 3 ku munsi. Hari n'igihe areba akabona akwiriye kubakaho urugo. Uzi ikintu cyanejeje? Ntago igiti kibwira nyiri igiti ngo nkeneye iki, ahubwo nyiri igiti aritegereza akabona iby'igiti gikeneye, yarangiza akabikora kitabimusabye. Abikorera iki? Abikorera kubera ko atagiteye ngo akirebe gusa, ahubwo yagiteye agikeneyeho umusaruro witwa imbuto. Yemwe bene data duteranye kuri uyu mugoroba, twagiriwe amahirwe yo gucika iyi si tukagera imbere yayo muri iki gitaramo cy'aba baririmbyi. Namwe mwabaririmbyi mwe, nanjura ni iki data atadukore? Igihe cyo kuvomerera yaravomereye, igihe cyo kubagara yarabagaye, igihe udukoko twari twahagurutse ngo twangize iki giti, kandi data nyiri kugitera agitegerejeho umusaruro yaravomereye. Wambwira ngo yavomereye ryari? Igihe uryama ukarota, igihe uririmba indirimbo ukumva nticika muri weho, igihe usoma ijambo ry'Imana ukumva uwo mwahura warimuganiriza. Ariko haleluya! Kandi n'uburega yatangatanze, waje wumva ufite indi gahunda, ariko uza wumva wahanyura gusa. Burya data yararimo abagarira. Ibyo byose abikorera iki? Abikorera kugira ngo twere iki? Niki data atakoze? Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Yigishiriza, haleluya, haleluya. Niki data atakoze? Munyemerere muse nk'abamperekeza tujye munsi y'urugo mu rutoki hahandi wibutsa aho uvuka, umperekeze tujye muri pipinyeri, tujye muri urugeme rwitwa voka. Rwitwa iki? Voka. Tugende tuyitere. Mwamerekeje? Turayibagariye, turayivomereye, tuyubatseho rwa ruzitiro kugira ngo kidakomeza kwangizwa. Tuvomereye 3-4 ku munsi, igitondo n'ikigorova. Voka irakuze, irarabije, ariko mwamperekeje imaze kurabya hazaho voka biti bitumbwe. Uretse no kuba bitumbwe, igihe kiragera zirakomera. Hari aho bavuga ngo zeze cyangwa voka zarakomeye biretewe n'imvugo z'akarere. Neno hari n'ivoka iyo zikiri ibitumbwe ugasanga zifite uruhu rw'icyatsi cyerurutse. Neno bakaba ari uko zigenda zikomera ikagenda yijima hazaho uduheri. Hari n'indi nayo itangira agapande gato kagenda kaba umutuku, yose ikazagera ikaba umutuku. Nyiri igiti yatambuka akavuga ati ndabona voka zanjye zimaze kwera, akahita abwira umwana uri mu rugo ngo sha
mpereza ka gaharuzo uzane n'umufuka duhubure voka. Sinzi niba gahoro bita gaharuzo mwaba mukazi, kaba kigonze gutya murakibuka, akajya munsi ya cya giti. Ntago zose azihuburira rimwe, areba urweze, areba voka yeze, akaba ari yashitura. Umwana agatora agashyira mu mufuka cyangwa mu gitebo. Iyo ari gushitura aba afite morale, aba yishimye. Ariko iyo witegereze hahandi yavoka ivuye, ka gahoro kanyuze, hasigaraho igikomere. Reka mumerekeze mbabwire ikindi giti tujya gutera, tujye ku kigo cy'amashuri na hano kirahari. Hahandi hagati tuhatera igiti cy'umwembe. Iyo yera isa umuhondo, tuvuze ifirimbi. Rakuna abana bese basa tuvuze ifirimbi ya saa yine basohoke bagiye gukina. Niyo utababwira ngo mujye kurya iriya myembe, mpamya neza ko bose bagira gute, baruhukiranye. Kandi bose ntago bari bwurire igiti cyarimwe ngo bikunde. Hari abaza guteramo imijugujugu, abandi bateremo amarati, abandi bateremo amabuye. Ubonye umwana atereye wa mwembe ari kuwurya ukamuganiriza, yakubwira ngo harakabaho tico watubwiye ngo dusohokawe amazi aca hano. Ariko igiti cy'umwembe kibaye ari ikivuga, cyakubwira ngo imijugujugu n'izi ntosho z'aba banyeshuri ziravuza ubuhuha. Reka mbibutse ubundi buryo imbuto zihuburwamo. Ushobora gutambuka wagera munsi y'urugo ukabona igiti cy'amapera cyiza, kavuga ati ninurira nyiri gitarambona. Nintera mu mujugujugu uraca mu mashami no mu makoma y'urutoki, yumva aze kureba uri kumuhuburira imbuto. None izi mbuto ndazirya gute? Ukaba wajya munsi y'igiti ukanyeganyeza zigahubuka. Mbere yuko nkomeza rero, twe ntabwo twera voka, nta nubwo twera pome, nta nubwo twera ibinyomoro. Imbuto twera zanditse mu Bagalatiya 5:20. Imbuto z'umwuka ni 9: urukundo, ibyishimo, amahoro, kugwa neza. Ibimeze gutyo byose nta mategeko abihana. Yewe mugenzi ujya mu ijuru we, urasabwa kwera izi mbuto. Urasabwa kuzera. Ndagira guhinduka igiti. Wewe wicaye ahangaha, nanjye wicaye, tugende tugitere mu Giporoso hariya muri gare, tugende tugitere muri banki hahandi KWIGISHA, tugende tugitere mu kimotari hahandi utwara moto, tugende tugitere aho ngaho. Yewe mugenzi ujya mu ijuru we, ndagira ngo iki giti tugende tugitere muri cya gipangu kirimo imiryango 5-6 ikondeshwa. Abantu baba muri bya bipangu, nanjye mperukayo vuba, ugasanga inzu ni nk'eshanu mu gipangu kimwe. Mwebwe mu Giporoso mbanza mwese yarabahaye amageto, umva mwana, ugasanga inzu imwe hano indi. Kandi aho utuye, iyo tugusuye ntabwo twirwa twubaza icyiciro urimo muri icyo gipangu, kuko niba utuye muyo mu gikari nyuma y'izindi, tuhita tumenya icyiciro cyawe nyine bari muri icyo. Nese umuryango wa mbere turawurenze, uwa kabiri turawurenze, uwa gatatu tuhita tumenya ko mu batuye muri icyo gipangu icyiciro cyawe urimo icyari. Kandi ntimukajye mugora abantu ngo babavuze. None se iyo utatetse turabimenya ko mene izo nzu nta bikoni zigira, buri muntu ateka imbere y'umuryango we. Rero ntukirirwe uvuga abantu ngo bakuvuze.
kandi mbibutse ko hari ibiryo utateka utarishyura inzu. Ubwo se wakugurira amafi wayakaranga? Hari ibiryo utateka ariko nshimiye yera we, yera. Amen, amen. Ubu hari n'abantu Imana izaha ama etaje ama esikariye bari bayamenyereye. Hari igihe utura muri quartier ya danze n'ubundi ukajya umanuka mesikariye kugira ngo uzagereye mbese Imana izajya kubaha ama etaje n'ubundi ama esikariye bari bayamenyereye bituwe naho. Iki giti tugende tugitere rero muri icyo gipangu kirimo imiryango 4 ari wowe uri mukijijwe. Ari wowe uri mukijijwe. Kandi ugomba ntacyo data atakoze, yaguhaye agakiza mu muryango wawe nta wundi urakabona. Yari yakuriye abana amashuri byari byaranze. Ni iki data hagira uhagarara avuga ngo ntacyo data atakoze mu gihe cy'amarira yaguhaye amahoro yo mu mutima? Ni iki data atakoze? Urasabwa kwera imbuto. Hari abanyiganyije, hari abatera imijugujwe. Iri muri icyo gipangu ni imijugujwe ivuga. Hari abantu bazi guhubura, kuryo baza guhubura akabuto kitwa kwihangana, kitwa kugira gute? Kwihangana. Kagukubita umujugujugu w'ijambo tudaro ko gasa, wahagara mu bandi ukajya ubona uruko. Ubwo warize rero, wareba diplome yawe iri muri mare, ubwo waradepoje imyaka 8, wajya urya danse undi ko kubuna arizera umushukushuku. Uba abantu bagenda bafite ibikomere, basekwe n'abana n'abagenda ku buryo gushimangira ijambo umwuka wera. Imana ishimwe ko twamenye Yesu ugenda twomora ibikomere. Zimbuto zose uko ari 9 ntago nazivuga, ariko munyemerere mvuge nk'ebyiri cyangwa 3. Urubuto rwa kabiri ni urubuto rwitwa ibyishimo. Njya nibaza kuki Pawulo atarugize nk'urwa 8 akarugira urwa kabiri. Usome Abagalatiya 5:20. Kuki yarugize? Mbese ni itegeko ngo umukristo yishime, ntago tubigusaba, ni itegeko. Byo kuza kudusirikana niba bakwambuye sitwe twakwambuye. Ku buryo na protocole kugira ngo amwereke ko yicara nindava mu nzira wala oya ntago ari nge Sofia wagufata yishurenye uwirukanka kujya he wiza kudu niba bagudibuye ntago ari nge wakudibuye. Ngo narabyaye nta wansuye ngo komite y'abamama narabyaye ntiyangeraho, hari waguteye inda muri twebwe. Ngo nararwaye nta wangezeho muri twebwe, hari wagute yagusekwe ni nayo yakoma kandi itaduhishuriye ngo tukugereho. Uzarinda utabarwa uveyo nuhagarara hano bivuga ati yo burya twaririmbana. Nasomye ijambo rivuga ngo ni ngewe ukomeretsa kaye ningi nanjye wipfana abantu rero wipfana abantu. Ko mwaje mwinjira hano mwigeze mubona hari icyapa kimanitseho ko iki ari ikigo cy'imfubyi cyangwa gifasha abatishoboye? Si itorero Anglikana. Wiza kudusirikana imibabaro yawe yemeye kuyijyamo niyizakurengera. Kristo bahumbeze bwati muhaguruke tubyine n'ejo bundi narahagurutse. Mutere haleluya muracyazi haraye. Tubyine ati mubyine mwaje mwari.
neza ukibaza ko imbere ya data ko wizanye nkizana uraza kunsirikana ngo bigende neno kubaririmbye haleluya baririmbye haleluya haleluya kuba nabakunze hari korali duheruka gukufurira igikondo sinzona ibonye hano Imana ibaho umugisha musamariya mwiza urumva ni itegeko ngo umuririmbye aririmbe yerekana 30 nayo yose ni itegeko neno hari umuririmbyi ariko ntago ari abahano nabo muri Cameroon hari umuririmbyi uririmba ukibaza tuzanja mwijuru kureba bari tuzanja uyu muntu ari marajyayo ari maravayo tuzanja kureba nena akayitaho na boss wamwambuye arinji akayita wanze kumurihira amashuri oya ariko ntago ari abahano nabo muri Argentine uri kubyumva neza ni itegeko ngo umuririmbyi aririmbe yishimye ase n'ibyo aririmba takaza amahoro Imana igabura ririmba nk'uwariye kandi waburaye niba uri kuririmba k'Imana itanga ibisubizo ririmba nk'uwashubijwe kandi ugitagangaye Mana ishimwe jambo ry'Imana tubwirane zazaburi n'ibihimbano by'umwuka dukomezanye muri uru rugendo haleluya 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 urundi rubuto ntasiga soza n'urubuto rwitwa urukundo abakristo turasabwa gukundana turasabwa hari umuntu ari icyaha ntemera barimo batura wenda muri veye ukumva umuntu aravuze ngo Imana imbabarira urukundo ruke kira cyaha ntago nyemera ntago ufite inusu se tugusengera ugira ikiro n'inusu tukubwirira Imana ikongera ikiro urukundo ruke oya ntago nyemera ahubwo urukundo ruriho kandi rwinshi ikibazo urukundo ruhari n'urwo mu nzego umuyaya ku muyaya motari ku mumotari umuyede ku mufundi umuzunguzayi ku musunguzayi lisansiye kuri lisansi ariko siko bikwiriye ku bana b'Imana ndabyemera akazi ukora hari protokoli kugomba abo kubaha tugira gute tububahe ariko nyemerera nshuti nutugera hano ku rusengero teri intambwe usuhuze wa muyaya ubwo uzagashya wa muyaya aho yarapfukamye nijoro Imana yamwongoreye ngo nzaguhuza ndakubwiye ngo nijoro nibaza gushyiramo igize arasirimba agiye buka bosi yamuhora ugati nkurikira icyo nshaka kuvuga ujya kubona ukabona mama rudomoro yarwaza umwana akarinda ava mu bitaro kuri centre de santé cyangwa se akarwara mu rugo akikiza ariko dufite n'abajyanama b'ubuzima akamukubita kwa ritema gakira yazaza akaza tumubaza ati mama rudomo wabagaye ariko mama gisubizo mama nde gisubizo yarwaza umwana hari kwantuza narigiye kuvuga kwantuza hari ibitaro biso kwantuza uri murabyumva neza ugasanga groupe z'amasengesho zirasimburana kujya kumusengera protomanje y'umuhondo n'iy'umukara jiyu y'icyatsi n'iy'ubururu ariko mama rudomoro wakaza tumubaza ngo wabagaye ariko ntago ari aba hano nabo muri Ethiopia Imana idushoboze tugira urukundo rutarobanura nabyemera ubuzima tubayemo nubwo kuzuzanya umuyeda shakundana n'umufundi nyine ngamuheri zikiraka umumotari ku mumotari azamurobesha
umuyaya ku muyaya bafatanye kumva KFM ni KFM harya tombazi ariko nitugera ku rukundo rw'abana dukundana urukundo rutarobanura ku butoni nyikiriza amena haleluya munyamara mvuga urundi rubuto kandi izi mbuto zose zifite imijugujugu yazo kugira ngo urukundo rw'urukundo urubuto rw'urukundo rwere nuko uhura n'umujugujugu n'umujugujugu ugusaba gukunda n'umwanzi wawe ntago ari umujugujugu oya twumvikana ntago ari umujugujugu reka mpita nduhuza n'urukundo rwitwa kubabarira urukundo rwitwa urubuto rwitwa kubabarira ubundi kubabarira kubivuga biroroha kubyigisha biroroha kubihimbamo indirimbo biroroha ariko kubishyira mu bikorwa kubabarira harimo ijambo yitwa kubabara hababarira uwagize gute uwababari neno ku mwana w'Imana umva ahantu umujugujugu uri ugomba gutera intambwe yo kubabarira utagusabye imbabazi kandi mbibutsa neza iteka ryose umva mugenzi ujya mu ijuru we uzaharanire guhabwa imbabazi wagize mu ruhare kuko iyo uhawe imbabazi utagize mu ruhare iteka ryose uhora wumva kutababariwe tangira ibice 50 Yosefu yababariye bene se imyaka yose batuye i Gosheni ntibigeze bizera imbabazi mu muvandimwe wabo yabahaye kuko yabahaye imbabazi batagize mu ruhare wibuka inshuro zose yabagerageje kugira ngo barebe ko bamusabye banamumenye arabababarira ntibabigira mu ruhare arindaho batuma hose batura i Gosheni mu myaka yose babaye i Gosheni bumvaga ko bahabaye atari kubw'imbabazi bahabaye ku bwa se wabo Yakobo ngigiye Yakobo yapfaga nibwo bahagurutse bajya gusaba imbabazi uzaharanire guhabwa imbabazi wagizemo iki uruhare nawe usabwa kubabarira urasabwa gutera intambwe ugahura n'umujugujugu ugahura n'intosho yitwa kubabarira utagusabye iki imbabazi kandi kubabarira si amagambo niba ubabariye uwakwiciye uba ukumuzi kubabarira bijyana n'ibimenyetso uwakwiciye harimo abantu bazi kubwica ni yiza uko babwishe n'ubwanjye we yewe ariko Imana ishimwe nabonye unyemera mwishimire yera nabonye unyemera uko bambenze barambenze Disi kandi nta upfata mwaye kanyihanaguze numva uko bimera kuntu kavamo rero biraryoshye urakuramo kamera watumaramo ukurura kabisa byose ni inyungu z'agakiza tu kera uzi ukuntu twihanaguraga se ngira udusume ngiye kwigisha baratuma ariko kuko aribwo nkivayo sinjya nibuka ko kagendana no mu modoka hari akamera ikombo n'umuntu agafashe na mikrofone mba mbona ari byiza ariko ndabyiwe ngiye nibwo nkivayo murumva no kuvuga nyine ndacyavuga mfatiraho nihunga sindamenya kuvuga nk'abashumba ati haleluya nibwo ngivayo haleluya haleluya Yesu ashimwe Imana idushoboze kubabarira kandi niba tunababariye dukora ibimenyetso by'uko twababariye umuntu nakwicira ubukwe nibaguhe nubona umusheri umutumira atari ukugira ngo umucyurire cyangwa ubimwereke ahubwo umushyire no kuri table d'honneur umutara gusuye warabyaye kandi yaragombaga kuba uwa mbere weho nabyara umusure umubabarire umwogereze umwana unamugurire pampa pampa
nibwo nanjye ntangiye kuzigura ku mwana wa gatatu wa kane pampa neno madamu muvuge ngo kagira inkuru dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe madamu aherutse kumbwira ati sheri uzane ranjeti sinari nzi ranjeti rero icyari cyo ngira ngo ni ibindi biryo kuko yari yatangiye kurya anumye arahinduye avuye kuri serelake ageze kuri ranjeti ntabwo nari nzi cyane ariko nkumva ko byanze bikunze nta handi ndi buyigurire ari muri alimentation mba ninjiye muri alimentation navuga ati rero ntukajye wiyemera haba harimo abantu burya bambaye udupira tw'alimentation ujye ubabwira icyo ushaka bakurangira aho kiri baravuga ati kandi ubwo aho ninjiye pasiteri Inzahuke ubwo nanjye mpita nihagarara nyine ati maranjeti arasi rero mbona kuna giteruye mbona kiraremereye baranadutwaza rero ari ahantu baradutwaza ntago ari hahandi ugura utibika kugira ngo nkubwire ko ingendo ugenda yerekana icyiciro urimo ibintu uvuze ingendo ugenda yerekana icyiciro ingendo ugenda yerekana ntumukoreho ariko umuntu ukwegereye mureba tugenda utewe ugenda ingendo ugenda yerekana icyiciro igize gute kandi reka mbabwire ikintu cyantangaje nta shuri ribaho ryigisha abakiri uko bagenda nta ribaho iyo bije uhita umenya ko bagenda gake ikindi cyantangaje iyo uri umukene bakwita karori amafaranga yaza nawe ubisabye baribwiriza bakarishyira mu cyongereza bosi charisi ndabasengeye uretse iyeri zadushoboza muri iki gitaramo kugira ngo tubashe kwera imbuto iduhe na kashi ntago mubyumvi Imana iduhe no ku mafaranga ngo umupasiteri uvuze amafaranga ndayavuze mwarasatse baba hano makara ubu wajya uhagarara kuri kashi pawulo aseka umuriro bawugushyiriramo imyenda mwambaye yaguzwe n'iki ejo bundi abana nibajya ku ishuri tuzajyana boroderi ziriho iki Imana yaduhe yatumye ngura ranjeti weho amafaranga nero si baba baramerekeje sinjye wabonye ngera mu modoka bakibiterwa nese shori intoki muri envelope nkuramo cya kinumva cyarase mwana wanjye agiye kurya ry'amabuye ko numva iki kintu kire pfunduye sanga ni twa dupapuro bamuhanaguza turimo amazi ya ndavuga ati ranjeti ni ranjeti koko ariko munshimire yera munshimire buhamya bw'uko nakoze ubukwe nzabuvuga nazanye na madamu reka twikomereze Imana yampaye umudamu barambenze aranyemera murusha imyaka 13 kandi nge sinigeze mubeshya namubwije ukuri ko ntagira data na mama nejejwe ku mutima no mu mufuka no ku miryango ahantu hose nejejwe bimwe ngo ujyana ngo umusheri kumwereka ba nyokorumena ntisinafite iyo mujyana kereka mushyira imbobo nizo nari nziranye nazo bakamubwira ngo akagasaza kazakumarira iki kukiri muto nukuri nari nshaje ntago babishyaga narahuye n'itabi ryarankamuye nge naracomye mushumba narirashe ibikoresho kwirasa ntago wamenye ibyari babyita kuroringa mwana bumva ndi gukuramo imbuto
ako ni agapapuro bita rica. Kandi umaze gucoma uhita ufata ingendo zawe, icyo bita bawusi. Ese ubwo waba bamaze gucoma ukajyana nka Babiloni, tufata ingendo zawe. None wagendaga nk'indara nk'iniga, asigaye agenda nk'abapasiteri. Nabyo ni ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwe. Soreze kuri aka kabuto kitwa kubabarira. Urasabwa kubabarira, urasabwa kubabarira. Jenoside irangiye, mfite mushiki wa papa wasigaye amaze kumbona yaranezerewe, bati Imana ishimwe. Imana yarambwiye ngo ntago umuryango we wawe unyuzazima, hari akisengeneza kawe nahisha ahantu. Bandatarutse 9/6 arambona, aranezerwa n'amarira menshi k'iby'Imana mubwiye bishoje. Aranyicaza, yakijijwe mbere ya jenoside na nyuma ya jenoside abo mu Kristo mwiza. Arangije arambwira ngo mwana wanjye, abatwiciye barafunze, bishe sokuru, abishe barumuna bawe, abishe banyogosenge, bari hakurya ahangaha hano ku karere hariya muri Kamonyi mu cyahoze ari Taba. Tujye kubababarira, nkujyaneyo tubababarire. Kandi ntago tugenda gutya, turabatekera, teka imyumbati, ibijumba, ibintu byo mu cyaro. Abantu bari mu cyaro icyo gihe, mwibuke inzira mu masaa 5 zabaga zijya kuri za komine. Murabyibutse utudobo tw'umweru, nanjye na shangaze tujya ku murongo, turagemura, tugemuriye abatwiciye. Tugeze turabasaba, barabaduha, kuko twe tuje gusoza gahunda za leta z'ubumwe n'ubwiyunge. Barabaduha, turicara, turabaganiriza, turabagaburira ngo barye, tubabwira ngo mwihane, mubabarirwe ibyaha byanyu mwakoze. Bakanga no kubirya, bigasaba kusuka kwisiniye hose ugakoramo, kugira ngo atabona ko washyizemo tangawizi nyinshi. Washyizemo hose ugakora kugira ngo abirye. Uwo ndi gusangira nawe ngo twagiye kubabarira, arimo aratubwira ngo sokuru wawe sha namuciye ibitsi turya inka ze, yamaze iminsi 4 ku gasozi, abona gushira mu mwuka. Uwo ndi arimo araduha ubuhamya bw'uko bari umuna banje bapfuye. Yaramufashe, kari gafite imyaka 6, akagakobwa akagahungu kari gafite imyaka 4. Todos yanatofiri. Amwati naramufashe mbashyira hariya, tubatera amabuye. Nta nubwo bazunguje ngo bakubite ku gikuta cyangwa bakubite ubuhiri, babarunzeho amabuye ngo inzoka zicishwa amabuye, nizikura muzice zitazabarya. Ngo gashikikanye k'imyaka 6 ngo gashiramo umwuka. Uwo ndi kubibwira turimo, uri kubimbwira turimo turasangira. Ngashiramo umwuka akavuga ngo nimutubabarire mwitwica, ntago turi inzoka, nidukura ntituzabarya. Ashiramo umwuka. Ndasabwa kumubabarira, nta mujugujugu urimo. Ndasabwa kumubabarira, ndasabye imbabazi. Noneho umuntu aragukandagira, ariko nta byisa kigira, agukandagiye ku murongo gusa. Arangiza ngo mu ijuru tuzicara hamwe. Urabona wakwicara hamwe na Stefano? Urabona wakwicara hamwe na Yesaya bakereye mu giti? Urabona wakwicara hamwe, umva muko, urabona wakwicara hamwe na Esther wageze ibwami ntakura amenyo? None we nitumukuta umukwe,
tumukura amenyo tumukwe uragenda uyarandamuza muri ko mbabaze ukurandamuza amenyo naza kukwishyuza azakoresha iki? Dusenge Mana. Haleluya. Ntacyo data takoze, turasabwa kwera imbuto. Turasabwa kwera imbuto. Nimuguma muri nge, gatanu amagambo yanjye akaguma muri nibwo muzabasha kwera imbuto nyinshi. Gatandatu ishami ryose ritera imbuto rirahwanyuzwa rigahambirwa rikajugunywa mu muriro, kandi hari impamvu rihwanyuzwa, nuko rikomeje kubangamira iryera. Ndakwifuriza ko wakwera imbuto. Ririmba titiza wera imbuto, tanga amaturo, ubaka isengero, terana ariko wera imbuto. Umva muvandimwe mu Kristo mwene data, twabanye muri iki gitaramo, Imana irashaka ko twera imbuto, nibwo tuzaba turi abigishwa nyakuri baririmbyi, twera imbuto. Pawulo aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ni uzadushoboza kwera imbuto mu izina rya Yesu.